reka duhe ikaze Melody First Lady bamukuzeho dore make-up dore ikanzu nziza dore amaherena ahenze ibyo kuba ari negera mbimara ariko ajyasi rwese amadongo babimukuyemo ubu ni First Lady mwabakozi mwe mujye mwitoza akanya kariko kose perezida yabashaka mujye muhora mwiteguye muri abasirimu mureba banyokobuje ni umuturage kugendera mu nkweto ndende do byamujabutse dore bamutoje uriya mwana azaba First Lady igihugu azakiyobora madamu perezida koraho ubundi baguca umutwe yagwiriye umwami ntacyo bitwaye biriya babyita kuta mu rubyiruko nta kibazo oya yari impanuka ngwiriye atabishaka kugwira umuyobozi w'abandi bahita bandikira ko ushaka kumwica wagenda ukagwira Trump sinakubwiye ngo ngiye cyo nkora nuko gusebya gusa disi nagwe giriye ikizere n'impanuka sheri tuza perezida agerageza kumuturisha dore mama perezida ukuntu amureba inzererezi witoye uri ubusa ndi bakobwa bari seri y'abasirimu niko mama yavugiye ku mutima niyase n'ubureba n'indoro ukahita umenya ikintu umuntu avuze baje kwicara kwigaburo ngo basangire gusa perezida aramukunda dore mukecuru ukuntu umuhungu wanjye yarabuze umukobwa uri seri iyo nawe dore ukuntu areba nyirabukwe karadusebesha igihugu cyose ariko zikubona First Lady w'igihugu ari kugenda agwira abandi ba perezida basuye igihugu abagwaho inkweto zamujabutse barababaye jarasebye bikira ni igisebo ibaza ariko nawe tekereza umu First Lady umwe uzi uri kubona rwose inkweto ziri kumujabuka ari kugenda agwirirana mu baha ibyo bintu ntabwo bisa neza uko byamera kose yega impanuka zibaho ariko nibisa neza hari abantu batangira kuvuga abanzi b'igihugu ngo n'inzoka yari yanyweye uriya mu First Lady bazanyanywa n'urumogi yageze mu bamagendagwa asebye igihugu urebe nta cyizere yifitiye uko ibi nzabishobora gusa ko kubundi ibi bintu banzanyemo nzabishobora ubundi rege buri hari ibintu bakujyana mu bwawe ukabyikuramo kuriya kuntu mujya mu rusengero ugasanga utangiye gusinzira mu rusengero ushaka kwisohokeramo mujya mubibona ibi ni ibiki nishoyemo atangiye kwicuza njye nifuzaga Glenn ni perezida sinigeze ngira indoto zo kuba madamu perezida nishakiraga umugabo ni nk'abakobwa bankunda murankunda ariko ikibazo muzicuza kuko akanya kariko kose naba perezida ugasanga ubaye First Lady utari warabiteguye uyu nawe nibyo avuga ati nishakiraga uriya mugabo Glenn mukunda sinigeze nifuza kuba First Lady sasa atangiye kurira ibi ni ibiki nisanzemo wowe ubwawe ushobora kubyiyirukanamo kuko n'ubuzima bugiyemo utazi ariko uzikubura umukozi wo mu rugo ugatangira kubwira ngo ngurira indege ugiye guhura n'umwami ugiye guhura n'umuperezida w'aha n'aha ugiye hehe byagucanga ubwawe ushobora no kuvuga ati ariko mwampaye gatanya nkigendera dore yasa atangira kuza kwiyegereza dushe no kuzihanagura yatangiye kuza gukora amasuku ubundi ibi nibyo yari yarize yaraminuje ubu ni wari umuhamagaro yaje ari umukozi wo mu rugo ibyo bamujyanye mu byo kuba First Lady buriya n'umugabo wanjye Glenn ari kwicuza kuba yaranshatse nkaba ndi kumusebya niko umugore yatangiye gutekereza ati umugabo wanjye buriya nawe ari kwicuza kuba yaranshatse ariko yarashatse abakobwa b'abasirimu